Yes guys, uyu munsi mbavu zahiye noneho nanjye rwose nasetse napfuye. Wasetse nkuko nanjye nasetse namera yika, ariko ndikotekera hano ngo dukore iki kiganiro ra ko uyu munsi byari show. Uyu munsi byaba kwa Biyayu byari show, byaba kwa Shema byari show. Ubundi uyu munsi wabonye Keza ubundi niyo content y'umunsi. Ni create. Uyu munsi turaza guhera Nukuri wahera he hano udahereye kwa Keza. hariya hantu maze kubonamo ahantu habiri. Rero Maze kubonamo abakomediye babiri. Ni ukuvuga ngo ari uriya mukozi wo kwanuza kwa Shema, Claudine. Uriya ni komedi yigendera. Ariko Claudine koko ni maneko, umuntu wamuha akazi k'umaneko n'umuhanga cyane pe. Uzi reba ukuntu ariko aba yigeze. Ni ikiyayi cyahatari. Reba ukuntu aba yigize bose akabisanzwe, akigira ikizongo iki n'iki. Kandi n'uriya mukobwa umufite umushiha ntago aramumenya Aline. Ntago amuzi kandi ntazi ko ari arinda Aline. Arinda Aline. Burya ntago bize. Amakuru twaje kumenya ko Claudine agira arya babyita gutanga raporo kwa minisitiri. Ngabanza utanga ikaze ku bantu dibanzo, utanga ikaze ku bantu bataguherukaga. Yes, bakunzi bawe ni entertainer, rero tubahaye ikaze by'umwihariko kuri aka gacano n'akanyu n'ak'abanyarwanda n'ak'abarundi mbega aho uri hose wumve ko tuguhaye ikaze. Aka gacano n'akanyu nubwo katagabura, gusa ubu tuvugana turaje kugira ngo tubabwire iby'amakuru, ndetse abizi tugaruka ku byabaye mu ntimba ya Ravi, ndetse tukanasengura ku bigiye gukurikiraho. Ngira ngo Winnie ahita namuha ikaze. Bamaze kubimenyera bamaze kumenyera ko aha duhera ku makuru y'ibyavuzwe hejuru. Niyo mpamvu mvishe twahereye kwa Keza. Bagiye kureba noneho ukuntu Keza aje gushikura inyama. Hano biteguye kubona ashikura inyama banyiherera y'ikidi. Keza ashikura inyama ase wa munani. Ase koko ariko njye hari ikibazo ndi kwibaza. Nuzamo imikori yagiye guteretana na Manzi. Yatetse ryari? Kubera ko atarahari nyine ni wabizi ni politike z'ababyeyi. Nukuvuga ngo ba Ravi nibo batetse. Okay, byari byahiye. Byahiye kare. Ubwo nyene kuza kureba abantu bategereje kureba shikura inyama, kuko turabizi neza ko batetse ipirawu n'inyama n'udushyimbo ku ruhande. Abantu biteguye kubona shikura inyama munyiherera y'ikidi. Ahubwo se buriya bimaraza gutuma zirya ko mbona urusaku abaye rwinshi no guseka. Ibaze ko nanjye byananiye kuvuga ndi guseka gusa. Yawe data, mimi rwose yancanze hariya iriya seni bayimuhariye niye pe. Nikavuyo wigende. Ariko yari yabitubwiye ngo ni umukobwa mukuru muruta, ariko ni mwiza uko bisa kose bazamukunda. Agiye kuza ari Keza nyine nkuko byavuzwe. Nka Keza nayo wamukunze. Cyane wowe wamwanga umukobwa usa kuriya. Aberanye na Biyayo. Sana. Cyokora azashobora Biyayo. Ati nshaka kuzarambana n'uyu. Nka data ni moto ni fire bakunzi bawe ni entertainer ariko. Nibwo twajya muri entertainer. Winnie nawe bayasese yapfuye. Yes, katwikomereze no kuvuga ngo ikintu gihari hano kwa Mimi rwose nyamuneka turabona rwose Biyayo ko byagiye, ariko Biyayo ndabona atari busubire mu cyaro by the way, ahubwo bashobora kuzabantu bakabana hariya kwa Mimi. Oya kwa Mimi ntago byakunda, Biyayo yeregaza ubwenge. Ahubwo umukobwa watangiye kuvuga ngo ahantu ni heza kandi batubwiye ko afite amafaranga. Ni ikibazo gikomeye. Atwitondere turebe mu kanya ukuntu biri bugenda. Reka tugaruke kwa mama Shema. Amarira yivanze n'byishimo. Kirori bagiye kugitegura. Kirori kirakaze. Hari buriya no gushimisha mama wabo nuko. Ngo ni welcome party. Ni welcome party. Okay. Nka data biraza kuba ari show muri kiriya kirori. Nge ndategereje kujya hanze kubona aho kiriya kirori baze n'udusanga batumiyemo Mimi ndetse na Ravi. Uko bisa kose Mimi we ntago araba kugaragara. Uko Mimi nuko ko Manzi bamuhaye condition yuko azagaragaza Mimi yamaze gukora icya leta. Ahubwo Ravi bagomba kuba hari tu. Nubwo bigoye Ravi ntago Shema urumva yabura kumugaragaza. Ushatse kuvuga se yuko Mimi we ntazara?
hoya Mimi nagazaza ashobora kuza ariko ntiyerekanwe ntago byakunda ntago Mimi yareba Manzi n'urukundo ukuntu ruri kugurumana ngo bareke gukoranaho no kuramukanya nk'abakunzi hano ni ikibazo kandi amaso y'ababyeyi arareba naho si byarinira waje kureba shewe Manzi Shema Prito ari namaze kugenda asobanukirwa ko Shema atamukunda ahubwo ibaze mu kirori Lavi nabahari nari nakawa kirori kizaba hazashya ntago ikirori cyaba abantu mwumva ikirori kitazaba munyihere like ntago ikirori cyaba rwose hayitatse mbega umunsi urambiranye we abantu biteguye kuza njye mfite amatsiko ubundi amwiyongera uza amatsiko mfite hambere dore amatsiko mfite hambere ni ukubona basoje kurya kwa biyayo bagasezerana uzi ukuntu bazaba bari mu muhanda bari kugenda batashye noneho mu rugo reba ukuntu bari guseka nyuma mu rugo bari guseka baryana ibyara mbega ibitwe buriya keza ntamara kugenda umva biri mumwishimirira urabizi ko ari urugo rusanzwe ari urukomedi ngaho ibaze noneho namara kugenda ahubwo induru ziravuga yes we uru rugo wari witeguye ko nibura sheri wabiyayo yari buze arinde mu bakinnyi ba sinema nyarwanda numvaga hagati ya nyina wa Mbogo ndetse na Mukarushanga akaba ari buze sheri wabiyayo hoya nanone hoya maze kutubwira abantu batekerezaga sheri wabiyayo ubundi wumvaga arinda sinzi ndifashe ejo nzamubabwira bitewe n'ukuntu muri mwansubije cyane nta kibazo Mado yongeye kugaruka ase Mado ubundi yari yaragiye Mado twari twaramubuze yarakosheje abeshyira Lavi aragenda arikina nyine ngafite akabari ajya gushaka abakozi yego ibaze umuntu wemereye mu 30 byo gukora umutaka agashyiraho akabari k'ibihumbi 300 ka miliyoni 3 nako bira 30 ariko byo byose yarabibuze biramucanze rero nagume hamwe yes katubifuriza igitondo cyiza rero abakunzi bawe n'entertainer numuze gucikwa muze kumfasha duseke kuko ngewe nshaka guseka nyuma yo guherekeza Keza abantu biteguye kuza gusekana n'iyi comedian family ubundi iriya niyo famille y'abakomedi kabisa noneho Mimi we byananiye n'ubu ngiye no kuvuga ndumva ntabibasha nshatse nanarekera aho ngaho reka tubashimire dusoreza aha ngaha murakoze cyane